byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire, nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora bikugendekere gutyo. Abasanzwe bamenyereye Sano Empire tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politiki, muri showbiz ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Ni kuri iyo mpamvu rero twanyarukiye mu makuru ya showbiz, tukaba tugiye kubagezaho amakuru ari kuvugwa ku cyamamare kimenyerewe ku mbuga nkoranyambaga, ari we nta wundi bakunze kwita Fata ku Mavuta. Fata ku Mavuta murabizi yuko ari umunyamakuru wa radio FM ariyo bita Isibo FM, ndetse akaba afite n'igitangazamakuru cyiwe rwose bita Fata ku Mavuta, akorera kuri channel, ndetse akaba amenyerewe nk'umwa entertainment ubikora neza cyane, ariko asa nkaho asesereza abantu. Ibyo ngibyo rero nibyo RIB yahagurutse ikaza kubirwanya, ndetse ubu ngubu bikaba biri kuvugwa yuko ari mu maboko ya RIB. Ibyo byose nibyo tugiye kuba twagarukaho. Rero wowe utari wabasha gukora subscribe, reka ngusaba ubanze ukore subscribe, ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire igenda ikugezaho umunsi ku munsi. Uyu mugabo rero uzwi cyane nka Fata ku Mavuta, murabizi yuko ari umuntu ushobora kuba yasesengura ndetse akarenzaho gusesengura akanasesereza, bitewe n'uko ikintu aba yakibonye cyangwa se aba yihaye umuntu. Ndetse umuvugizi wa RIB yatangaje yuko uyu musore yaburiwe kenshi, bitewe n'uko entertainment ya hano mu Rwanda abashaka yuko iba entertainment, apana kuba bashyiramo ibintu by'ibitutsi cyangwa se ibintu byo gutandukanya abandi. Ariko kuri aba ngaba rero siko baba bashaka, ahubwo kugira ngo biryohe bashyiramo utuntu tw'inyoroshya, ndetse no kuba bakifatira bamwe bakabafata ku gakanu bakaba bakivugira ibindi. Ibyo rero nibyo Fata ku Mavuta yazize, kuko umuvugizi wa RIB yavuze yuko rwose ubu ngubu ari mu maboko ya RIB, ndetse akaba akurikiranyweho icyaha cyo guharasinga abantu, cyangwa se ukivuga yuko ari icyaha cyo gutukana ndetse no guteranya abandi, gushwanisha abandi, bitewe n'uko umuvugizi wa RIB yavuze yuko abantu bakora izi content zimeze gutya bagomba kuba babibazwa, ndetse bakaba babimwahorwa. Ndetse bavuga yuko n'abandi ba content creator bakora ibisa nabyo bakora basigaje kuba bagira icyo bakora, kuko RIB nta kuntu itagize ikabaho warning zigiye zitandukanye, ariko bamwe na bamwe ntibabashe kubyumva. Utazajya ubasha kugendera mu mujyo barimo, uwo nguwo rwose nako kanya, nk'uko umuvugizi wa RIB yakomeje kugenda abitangaza. Murakoze cyane rero, wakoze cyane wowe wamaze gukora subscribe, ugakanda no kuri iyo nzogera notification. Imana ibiguhere umugisha.